Inzozi nakubwira uzarota ugashima Imana kandi cyane igihe warose ubwato. Igihe warose ubwato nabwo uzashima Imana ku ruhande rwawe cyangwa se ku ruhande rwa mugenzi wawe uzaba wabiroteye. Kurota ubwato mu buryo bw'umwuka bisobanura gutabarwa. Izi nzozi nazo ni nziza, uramutse uzirose wabyuka ugashima Imana. Igihe warose noneho umugore umwe, ariko igihe azaba uzamurota ari kumwe n'abandi bagabo, uzamenye ko nabyo nta kibazo kuko bisobanura itorero. Igihe wamurose ariko ukamurota ari kumwe n'abandi bagabo, icyo gihe bwo bizaba nta kibazo rwose. Mu buryo bw'umwuka bivuga yuko igihe warose umugore umwe ariko ari kumwe n'abandi bagabo bivuga itorero. Mu buryo bw'umwuka igihe warose umudayimoni uri mu bwoko bw'imbata, uwo mudayimoni aba ashinzwe guteza ubukene ndetse akanadondanga cyangwa se akanagendagenda ku muntu buri munsi, waba wamwiroteye cyangwa se wamuroteye undi muntu, ariko ujye umenya ko uwo mudayimoni aba ashinzwe guteza harassment ku muntu wamuroteye cyangwa se wamwiroteye ubwawe. Ateza ubukene ku muntu, kugaragara nk'umukene, ikindi agateza harassment. Igihe warose noneho umusatsi mu buryo bw'umwuka bisobanura ubwenge. Ikindi, igihe warose urutoki nabwo rusobanura umurimo w'Imana, gukora umurimo w'Imana. Ikindi, nk'igihe warose urukwavu narwo buriya ngo rusobanura ubwenge cyane, nk'igihe warwirote cyangwa se waruroteye undi muntu, narwo kurota urukwavu bivuga ubwenge cyane. Reka